njye mbona uru ari urubuga abanyarwanda bahuriramo, yaba abasanzwe mu gihugu, yaba baturutse muri diaspora, yaba ndetse n'abakurikira radiyo na televiziyo kuko bahabwa umwanya wo kubaza ibibazo cyangwa bakorera za SMS. Iyi nama ikimariye ubuzima bw'abanyarwanda muri rusange ni uko ari urubuga rutangirwamo ibitekerezo, hakagaragazwa n'ibibazo byaba biri mu baturage bitanzwe n'ubuyobozi cyangwa se ibyo bwaba bwatumwe kugira ngo bibonerwe umuti. Okay, I think it will be interesting to see what Rwanda's potential development plans are, to learn from what the country is doing as well, and to also give our input and suggestions to see how we can actually make the plan more sustainable as well. Interested to see the country, how it grows and how it actually really develops and really modernizes its economy so that there'll be greater development. Umushyikirano ugira icyo wungura abanyarwanda kinini cyane, kuko nk'ubu muri gahunda ziri buganirweho harimo gahunda zo kwihutisha iterambere. Urubyiruko icyambere numva bagombye guha agaciro nuko bagomba gukunda igihugu cyabo. Ikintu kigezweho muri iki gihe ni ugukunda igihugu. Iyo wakunze igihugu uracyitangira ukagikorera, binongeyeho ko nitwe imbaraga z'igihugu, ni natwe tugomba kugikunda wa mbere, tugomba gushaka ibisubizo by'ibibazo biri mu gihugu. Urubyiruko rufite imbaraga zo gukora kandi rufite n'ejo hazaza h'igihugu. Niyo mpamvu urubyiruko rushyirwamo imbaraga kugira ngo rubashe gukora, noneho ejo hazaza h'igihugu naho habashe kuba heza. Ikindi ni uko urubyiruko nibo bagize igice kinini cy'abanyarwanda. Birumvikana ko rero igihugu kitatera imbere icyo gice kirengagije kubera ko aribo benshi. Iterambere ryose riri mu maboko yabo kuko aribo Rwanda rw'ejo, nibo bagomba kwiga ingamba zafasha kuzamura igihugu. Nk'uko abajene bagaragara ko ari umubare munini, ni ngombwa ko igihugu cyabatekerejeho, kuko buri ikintu hanini bashishikarizwa ni gahunda yo kuba bakihangira umurimo, ntibategereze amaboko kuri leta, ahubwo bo bagashakashaka kugira ngo babe bahanga umurimo. Kuba ari benshi rero bakaba bafite n'ubushobozi, turizera ko bazagira icyo bageza ku gihugu kandi kigaragara. I believe as young people, they have a lot of energy, a lot of excitement. So we need to engage the young people to change the future. So I believe good leadership, we need to encourage them to speak up, to believe in what they believe in, and to use their energy to channel to greater good for society. So I believe we can engage the young people, let them see the world, let them really consider the policies, and get them on board to participate. Ntabwo igihugu gishobora gutera imbere abantu bari mu njyane z'amoko z'uturere. Birasaba mu by'ukuri ngo abantu bicare baganire ku macakubiri yaranze iki gihugu mu bihe byashize, noneho abantu bose bumve ko ari bamwe kugira ngo tubone uko dufata ingamba turi kumwe zo kuzamura iki gihugu. Ndi umunyarwanda rero icyo igamije ni ukubaka umunyarwanda uzira amoko, ahubwo wibona mu wundi kuruta uko amubonamo amoko. Noneho ibyo twamara kubyubaka tukabishingiraho tugateza igihugu imbere natwe ubwacu. Muri gahunda ya Ndi Umunyarwanda, urubyiruko tugomba kumva hari amateka twanyuzemo yangije igihugu cyacu, yadusubije inyuma. Ayo mateka tugomba kuyahindura, kandi abayahindura ni za mbaraga z'igihugu, ni rwa rubyiruko. Nkaba numva rero nidushyira hamwe nk'abajene tugakunda igihugu, tuzakitangira tugikorere kandi tunihangire n'imirimo iduteza imbere. Ni byiza cyane kuba baratekereje kuri gahunda ya Ndi Umunyarwanda, kuko abantu nibamara kwiyumvamo ubunyarwanda neza bizabatera imbaraga zo gukorera igihugu, buri wese yumva ko ari umunyarwanda, nta kwikekana ndetse nta no kurebana nabi nk'abanyarwanda. Iriya gahunda rero ni nziza cyane, no kuba bari buyiganireho mu mushyikirano tuyitezeho byinshi cyane.